muziteranye n'Imana kuko murayikeneye. Subiremo. Ntimuziteranye n'Imana kuko murayikeneye. Nimwizera Imana ntukanye mushyiramo marge cyangwa se distance cyangwa se icyo bita room espace. Ndavuga ngo haje umuntu yizera Imana akavuga ati Imana nyirundi umurimo rero nyizere yazabivamo se yazampemukira. Ukavuga ndayizera 30% 70 nizere bene wacu. Mfite ubwenge, mfite imbaraga, mfite amafaranga, mfite ibintu, mfite abantu. Imana nyirundi umurimo rero sawa. Uko nzamuka mu ntera niko mamenye ko ngiye ahantu hari umuyaga mwinshi. Hejuru haba imbeho nyinshi, burya hasi harashyuha. Uko ugenda uzamurwa mu ntera ugira amafaranga menshi, umenyekana, ubigitangaza, ubana n'abakomeye, niko usanga umuyaga hejuru. Ariko iyo ukomeje gusenga gashuye karaza. Niyo mpamvu Yesu akora bwaba ni mugoroba akajya gushaka Imana. Nubona ufite akazi kenshi uzamenye ko Imana ikubwiye ngo senga cyane. Nubona ubabaye nka Yesu igetsemani ukabona urababaye imbere yawe hari amakuru, hari urugamba, hari intambara, zabikubwiye ngo genda ujye gusenga cyane. Nubona wakize ufite amafaranga nutayarindisha amasengesho, amafaranga ameze nk'akanyoni kashobora kuguruka hano bwacya kakajya. Burya amafaranga abantu batunze bayakuye ko yagiye aguruka ava ku bantu abirundaho. Ni nako mu gitondo haza umuyaga uvuga ngo ntumenye iyagiye. Nubona ubonye amafaranga uzayirindisha amase, nubona ubonye umwanya w'icyubahiro uzawurindisha amase amasengesho. Isigira gute ni imirimo. Mwanyemerera nkasoma ijambo nasomye ku munsi wa mbere mu myaka 5 ishize. Myaka 5 ishize ubwo barimo batangaza abashumba b'indembo, bambajije ijambo rinkomeza, ijambo rihatsa yandi muri Bibiliya ngira. Umuntu agira amagambo menshi amukomeza, mugira indimo nyinshi zimufasha, ariko hari ijambo ryanjye byanditse mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice ni 10:36. Reka ariho mpera. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10:36. Reka ariho mpera. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10 umurongo 36 tweze 39. Iri jambo nditekerezaho ngibwiraho, ndaza kuvuga n'irindi, ndaba nk'amagambo 3 nshaka kubasigira. Muzakomeze kubana na Yesu ko ntagaragaruka, zasange mukiri maso mutarasinziriye mu mwuka. Abaheburayo 10:36 haranditse ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe iki? Ibyasezeranijwe. Dukwiriye kwihangana kugira ngo nitumara gukora iby'Imana ishaka tuzahabwe ibyasezeranijwe. 37 rero mu gihe tuzaba tutarabihabwa bizagenda gute? Yesu natinda bizagenda gute? Haranditse 37 ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Mubonye ko atazatinda? Ntabwo Yesu aratinda. Ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki? No kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye tuzamwishimira. Umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Yasubiye inyuma ntago Imana imwishimira. Umurongo 39. Ngo ariko twebweho mbese abanyagisenyi cyangwa wabyishyiraho. Ushobora kuvuga ngo ariko njyeweho simfite gusubira inyuma ngo ndimbuke, ahubwo mfite kwizera kugira ngo nkize ubugingo bwanjye. Mwabonye iryo jambo nasomye mu myaka 5 ishize ku munsi wa mbere, none naryo nongeye gusoma nyuma y'imyaka 5 mu rugendo rw'imyaka 5 tumaranye namwe. Reka iri jambo rero turisubiremo, turyishyireho, turikuye, turivane mu bwinshi, turishyire mu buke. Mwanyemerera tukarisoma twese. Haravuga ngo ariko njyeweho simfite gusubira inyuma ngo ndimbuke, ahubwo mfite kwizera kugira ngo nzakize ubugingo bwanjye. Kasubiremo, ariko njyeweho simfite gusubira inyuma ngo ndimbuke, ahubwo mfite kwizera kugira ngo nzakize ubugingo bwanjye. Iryo jambo basomeye ryo kubasezera mbabwira ko
temerewe gusubira inyuma muri byose. Hari ijambo nkunda mu Rwanda igihugu cyacu gikunda gukoresha bavuga ngo kurinda ibyagezweho. Buriya ni ikintu cyiza. Ibintu byose umuntu yagezeho biba byaramuhenze, byaramutwaye n'imbaraga nyinshi. Buriya ko warakijijwe harimo ikivuzi cyinshi. Hari ibintu Yesu yatanze kugira ngo ukizwe, ariko niba wamaze gukizwa urugendo umaze iminsi ugendanyemo n'Imana ni rurerure. Ubutumwa nuba ngo ufite uyu munsi, ntuzasubire inyuma ngo urimbuke, ahubwo ukomeze kwizera kugira ngo uzakize ubugingo bwande bwawe. Ikintu ufite n'ubugingo rero. Noneho yusomye mu Baefeso ibice 20:20, nanone niba ufite kwizera ugomba kuba uri gukora. Umuntu wizera yadakora, kwizera ko aba ari imfabusa. Iyo umuntu avanga afite kwizera akaba nta mirimo agira igaragaza kwizera kwe, aba ari kubeshya. Dore ko Pawulo yabivuze mu bice 2:20 mu Bagalatiya. Mu Bagalatiya ibice 2:20 Pawulo hari ijambo yavuze ko dukwiye umva ukuntu yavuze, we niwe wabyivuzeho kandi yavuze ibintu byamubayeho. Abagalatiya ibice 2:20 haranditse ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Mwumvise yarabambwe none ngo ariho. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Arongera avuga ngo nyamara singiye uriho, ngo ninde uriho? Ni Kristo uri muri nge. Mwabyubise ukuntu byamugendekeye. Yabambanywe na Kristo, nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Nyamara singiye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri nge. Imva ijambo rikomeye rero. Ibyo nkora byose nkiri mu mubiri ngakiri hehe? Mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ibyo nkora byose nkiri mu mubiri mbikoreshwa, ibyo nkora byose nkiri mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Ijambo rya nyuma nshaka kubaha ni ibyanditse mu Byahishuwe, ibice byaho byahishuriwe Yohana, ibice ni 2 umurongo wa 24. Byahishuriwe Yohana ibice 24 haranditse ngo ariko mwebweho. Byahishuriwe Yohana 2:24 ariko mwebweho mwese, nshaka navuga ngo abasigaye b'igisenyi, ariko mwebweho mwese abasigaye b'igisenyi badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, ariko ubwiru bwa Satani. Ndababwira nti ntawundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite kugeza aho Kristo aza. Mwumvise umutwaro baduhaye ni ukomeza iki? Ibyo dufite. Ufite iki? Nyine kugeza kuva ukijijwe ni igice ugira. Kuko ubu ngubu impamvu mwaje hano ni uko hari ikintu mwakuye aha, muragije murakijyana mu buzima bwa buri munsi kirabatunga. Iyo tuje hano rero tuba tuje gukomezanya ibintu mufite, nuko mubikomeza. Yaravuze ngo komeza icyo ufite, atagira gutwara iki ikamba ryawe. Buriya ikintu umuntu yagezeho uzirinde kakantu wabonye kagucika. Niyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda iriya nyito nyikundi ivuga ngo nukurinda ibyagezweho. Nukuvuga ko hari ibintu biba byaravunanye, ari umutekano mubona, ari aya mahoro, ari uko mwicaye, ibi byose mumaze mu imyaka nabyo birarindwa. Ibintu umuntu yagezeho yarangaye barabimwiba, barabimwiba. Ibintu umuntu yagezeho yarangaye barabimwiba. Niyo mpamvu Bibiliya uwandikiye Ibyahishuwe ni Yesu wavuze ayo magambo. Yaravuze ngo ugende umbwira itorero giti watera uti ubambwirire ngo harimo abantu basigaye, harimo abantu bakiri igisenyi. Buriya ntago mwese abo mwabateranywe ntago bose bakiri muri iyi nzira. Abo mwatangiranye ntago bagihari. Nawe kuburiho n'ubuntu bw'Imana. Yavuze ngo umbwirire abantu b'igisenyi abasigaye badakurikiza inyigisho babandi bita inyigisho z'ubwiru
ari ubwiru bwa Satani, badakora ibyaha, abantu bihannye inzoga, bihannye ubusambanyi, bihannye inzangano, bihannye amacakubiri ariyo yose, abo bantu basigaye badakurikiza inyigisho z'abapagani, bamaze kumenya ukuri. Nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite kugeza aho Kristo azazira. Ukomeza icyo ufite kugeza aho Kristo azazira. Niyo magambo numva ashaka kubabwira muri kino gitondo. Ijambo rya mbere, nta gusubira inyuma, kugwa ntibyemewe. Ibyo kugwa byo ntibirimo. Kandi mbwira abantu batekereza kugwa, ubu nta kintu nta byaha wakora ku buryo wababaza Imana kuvuga utinye gusubira nkora ibyaha abandi batigeze bakora. Nta cyaha gihari wakora gishyashya. Kuva igisodomo wabisanga hano hanze, ibyaha byose hano hanze birahari. Niyo waramaze kumenya ukuri. Petero yavuze ngo namwe arasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza. Byo bita gusogongera, we n'abana bato ntago babizi. Gusogongera kera cyangwa nubaza bikibaho simbizi, bajyaga bacuruza imitobe, bakazira ibindi by'imitobe bakabitereka ku murongo. Wajya rero kugura umutobe cyangwa ibindi binyobwa bagashyiramo umuheha, ukajya ushyiramo umuheha ko bawitaga, cyangwa ugashyiramo igikombe ukanywa ukumva muri wowe ugasigazamo uburyohe. Umuntu afite ubushobozi bwo kumenya ikintu kirura n'ikiryoshye n'igikarishye n'igikabije n'igisharira. Agasogongera kuri A no kuri B no kuri C, yagera kuri F kavuga ati ndagura D. Kubera iki? Yagereranyije A na B na C, aragenda ageze kuri D aravuga ati ni ikingura. Mwese ko muri hano mwarasogongeye rero. Yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza. Ntabwo nzi ibi bintu bya Yesu uburyo wowe usogongera wumvise bimeze. Sinjya menya ukuntu byakugendekeye, simenya uko wakijijwe, ariko mwanyweye ku bintu byinshi. Bamwe muri mwe mwararwanye, abandi murasambana, abandi muriba, abandi muratukana, abandi mukora ibibindi byose byo kwa Satani mwabinywereyeho. Noneho bukeye sinzi ukuntu waje kugwa ku kabindi, ku mutobe wa Yesu. Muri byavuze ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuze ibyo niringiraga, ngo maze amaso yanjye arahumuka ndamureba. Ngo najyaga njya kwiriba ry'isi. Urumva niko iryo mwese yajyaga ajya kwiriba ry'isi afite inyota nyinshi, yajya kunywa amazi agakama. Noneho rero aravuga ngo ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera. Bivuga yuko ibindi byose mwarabibonye, nta kintu mutazi. Isi mwarayibonye muyimaze n'imyaka, namutaribonye mwarayumvise. None Imana irangije, Petero yigeze avuga ngo mwebwe ngo mu bwoko Imana yatoranyije, abantu Imana yaronse, ngo mu bwoko muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Urumva ibyo jambo bita kuronka nibyo bita profit, inyungu nukunguka. Ubu muri umusaruro w'igorogota kuba yo Yesu ariko tureba twicaye aha, ahita asubiza amaso inyuma Getsemani ararasenga, agasubiza amaso muri rwa rukera arara mu manza aburana, agasubiza amaso inyuma ahetse umusaraba, agasubiza amaso inyuma areba bamukubita inkoni bita inga zirimo imisumari, agasubiza amaso inyuma akareba arabambwe. Ariko yajya kureba twicaye aha akavuga ngo aya ni amaronko, uyu ni umutungo wanjye. Hari indirimbo ivuga ngo yankijije kubw'ubu n'umuganga mwiza cyane. Hari abagira akavuga ngo ndi ubutunzi bw'umukiza, ndi ubutunzi bw'umukiza, turi profit, turi benefit, turi inyungu iri nete, turi iyo uri gucuruza uhita wunguka. Ikintu wakiguze 1000 baguhaye 5. Iyo difference iri hagati yayo wacuruje nayo waranguje, iyo marge irimo bayita inyungu. Naranguje 1000 bonye 5. Ariko iyo nyungu bayita inyungu brute. Iyo nyungu ni inyungu ifatanye, kuko ntungutse 500 nibyo, sindabara umusoro, sindabara umunyonzi,
sindaba rero nariye yukuyemo expenses ibintu warunzemo ushaka ko usigaranye 200 ko usigaranye 200 ukavuga toke naranguje 1000 mbonye cyatanu nkuyemo ayo nakoresheje mu rugendo asigaye 200 iyo bayita benefit cyangwa se profit net ni inyungu utagira undi muza kuyisangira. Abarokore rero bari hano mu iteraniro abantu bakijijwe muri inyungu y'igorogota ubu turi umusaruro w'igorogota. Yo Yesu atureba aravuga ngo sinaruhiye ubusa. Yo Yesu ari kumbona aravuga ngo igorogota nubwo byari bibabaje ngo nta kibazo mfite abantu bavuye mu mubabaro wanjye. Warikebara abaheburayo yaravuze ngo ibyishimo byamukizwe imbere yihanganiye umusaraba ngo ntiyita ku isoni zawo ari kureba ibyishimo byamukizwe imbere aryo torero. Nawe rero kubera ubugingo bwawe, kubera igiterane kiri imbere yacu, kubera impano igiye kuvuga, abasinziriye bakakanguka, abazabakiro bagahindurwa, tugahora na Yesu mu kirere tuhabwa ingororano, wari ukwiye kwihanganira iby'inyuramo. Niko yatubwiye ngo mukwiye ngo kwihangana kugira ngo murakora iby'Imana ishaka muzahabwe ingororano. Nsoza ntabwo nzongera kubona umwanya vuba kugaruka hano, ahari nzawubona, ariko mwibuke ngo ndi kubasezera nababwiye ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntabwo azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki? No kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Inama natanga rero nsoza, inama ya mbere njye gutanga inama n'imyaka mfite amavuko inyemerera no gutanga inama. Umuntu uregeje imyaka 50 aba yararamye pe. Umuntu ufite imyaka 50 aba ari umuntu mukuru. Abare wagize imyaka 3 akagira 5 akagira 10 15 20 30 akayirenga 40 50 yabonye ibintu byinshi. Nabonye ibintu byinshi muri iyi si, nabonye byinshi muri uyu muhamagaro. Shingiye kubyo nabonye natanga inama 5 basigira nka Gisenyi. Inama ya mbere, ntimuziteranye n'Imana kuko murayikeneye. Subiremo, ntimuziteranye n'Imana kuko murayikeneye. Wowe ku giti cyawe ni ijambo utakumva, ariko Daniel ageze Babuloni yaravuze ngo ce cya 8 ngo maze Daniel agambirira mu mutima we kutiyanduza. Yabonaga Imana yikeneye. Mwebwe niba mutayikeneye, ngewe nkeneye Imana ku rwego ndashobora kwiteranya nande nayo. Kubera iki? Ndayikeneye. Kandi sinyikeneye muri ubu buzima gusa, nyikeneye none na nyuma y'ubu buzima. Dufitanye kontra yo kuzabana karamata na Yesu. Kubera izo mpamvu rero uzirinde kwiteranya n'Imana kuko ndabona uyikeneye. Kandi ndabona muri byavuze ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bikomoka hehe? Ndabasabye, ndasaba abasore baraha, ndasaba abakobwa, abamama n'abapapa, nugera ahantu ukabona haje ikintu kandi kizaza mu nzira unyuramo, hajya uzagikora ukabona haje icyaha, ugasanga nabo n'abantu benshi barabikora ngo babeho, kahubwira ati jya ugira ubwenge nawe, dore ibyo wigira ngo urumurokore bikore nawe ubeho. Uzababwire ngo wowe niba ariko wabihisemo n'amahitamo yawe, ariko ngewe sinziteranye n'Imana kuko ndayikeneye. Inama ya mbere. Kandi kwiteranya n'Imana ni iki? Ni ukuyicumuraho. Daniel yaranze 11:32 yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'iki? Iby'ubutwari. Umuntu rero nagira inama bitewe naho tuva, bitewe naho tujya, namubwira ngo nkurikije Imana uko nyibona ndabona uyikeneye. Niba utanabyumva uyu munsi, igihe kizagera usigare uvuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina. Amandi mazina ndashaka kugira ko abantu iyi Mana abantu bakerensa, Imana abantu babona ko nta kivuze bazayikenera. Yaravuze ngo narabahamagaye muraninira ngo murabikora nkabihorera mu mpango namwe, ngo umunsi umwe nzabakina ku mubyimbi byo mutinya byagize gute byabagezeho. Hari igihe ibintu bikomera abantu bose akavuga ngo abasenga bari he, mubandebere mubanshakire kare kose. Iyi Mana muyikomezeho,
uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo, reka mubashimire nti Yesu ni umpaji yanyitangiye hwikiru angura amaraso ye nukwanyuzuza n'Imana arampaza wenyine. Ijambo rya mbere muracyaryibuka ndi kubagira inama nk'umusaza, ntukiteranya n'iki n'Imana kuko uzayikenera niyo umusore ikeneye. Ijambo rya kabiri ndabagira amagambo 5 dusengana Imana namwe uzajya umwizera. Nimwizera Imana ntukanye mushyiramo marge cyangwa se distance cyangwa se icyo bita room espace. Ndavuga ngo hajya umuntu yizera Imana akavuga ati Imana nyirundumuremo rero nyizere yazabivamo se yazampemukira. Kabuti ndayizera 30%, 70 nizere bene wacu. Mfite ubwenge, mfite imbaraga, mfite amafaranga, mfite ibintu, mfite abantu. Imana nyirundumuremo rero sawa. Bibiliya yabwiye umuntu witwa Ifurahimu ngo yivanze n'abanyamahanga. Mumbwire ibintu byamubayeho. N'ibintu bitatu byamubayeho, bitatu byabaye kuri Ifurahimu. Icyambere yivanze yameze imvi z'iki. Icya kabiri cyamubayeho ni giki, yabaye nk'inuma y'iki yinshije. Icya gatatu umutima uhinduye uruhande. Ngiye kubabwira iyo mvuga Imana ntibimwaza ntibintera isoni, nta ni sintinya n'ingaruka byangiraho, ariko ndabinginga abanyagisenyi iyi Imana yaduhamagaye niyo kwizerwa. Yaravuze 11 mu Baheburayo 6 ngo ariko umuntu utizera Imana ntashobora kunezeza iki, ntushobora kunezeza ya Mana utayizera. Ndabinginga ijambo rya kabiri inama bagira ni mujya kwizera Imana mujye mwirundumuriramo. Kwirundumura murabyumva, kwirundumura nyine ukumva neza warayizeye. Noneho kandi ntuyizere gusa mu mutima wawe ukajya unabivuga. Kuvuga ngo nyihundu wabambwe andutira n'amafaranga andutira n'iki, kuvuga ngo uwanyimika kabishanga ry'iki n'imbata y'icyaha sinabikunda. Mukwiye kwizera Imana ariko mukanabihamya, mukabihamisha akanwa kanyu, mukanabihamisha ibikorwa. Mukajya mukizera Imana kariko murara, kariko muryama, kariko murota, ariko mwamara kuyizera n'imirimo mukora ku buryo umuntu yakubwira ati nyereka kwizera kwawe, kamwereka imirimo ukagaragaza Imana wizera, ugaragaje character behavior, uko witwara comportement, witwara ute mu buzima bwa buri munsi ku muntu wizera. Ikindi ubayeho gute. Buriya ntabwo twizera Imana gusa, tunabaho nk'abantu bizera. Bibiliya tubwiye ngo azabeshwaho no kwizera. Niyo mpamvu ijambo rya kabiri ndi kubabwira ngo nimwizera Imana ntimushyiremo akantu kakanya. Mwizera Imana 100%, mwirundumurire mu Mana, mwirundumurire mu Mana. Iyo mvuze gutyo suguma mvuze ngo iki, iyo mvuze ngo wizera Imana wirundumuriremo ni iki wumvamo. Ninde muntu wabikoze se? Ni Daniyeli. Yarizeye umwobo, intare barazifata zirasonza, baramuga ati Daniyeli ibyo bintu byo kwirundumurira mu Mana ngo wizeye Imana ngo ntibayihemukiraho gatoya nawe urakabya, gabanywa ngo burokore bwawe. N'abandi barabikora, buriya bose barabikora. Inkwereho, sambana, tanga avance, nta kibazo nsoma. Daniyeli yaravuze ngo no Imana sinyibanyikaye n'ikindi kintu. Bati sintari. Yaravuze ati ntacyo zimbwiye muzinjugunyemo, ariko sinahemukira Imana. Nimugahemukira Imana mujye muyizera. Hanyuma bamujugunyemo, Imana ibwira intare ngo uwo nguwo ntaribwa. Zari zishonje, bazishishije amasengesho ngo ziziyakire zirye Daniyeli. Imana yabwiye ati uwo ntaribwa. Ageze mu gobo rw'intare ziramurinda. Mu gitondo umwami ntiyasinzira, amukuramo, yasanze ari muzima. Yaramubwiye ngo Daniyeli nguzi impamvu ngo sinaryamye, ngo ikitumye ugushaka ngo nuko wirengagije ngo
ngo wanze gucumura ku mana yawe ngo wirindumurira mu mana nayo yakurinze. Yaravuze ngo itandinda ntacyo nagucumuyeho, nta cyaha nagukoreye ateka, nta cyaha nakoreye wowe, nta cyo nakoreye iki Imana. Tekereza nawe kuba nta cyaha wakoreye abantu nta n'icyo wakoreye Imana. Abandi bahungu batatu barababwira bati rero mu kwezi kose dusenga ikigirwamana twabumbye mu kibaya cyitwa Duru, maze babaza Saduraka bishake na bagenzi be ati muremera kukiramya. Baravuga ati iteko rya mbere ry'Imana yacu uramye Uwiteka Imana yawe yonyine, ntago mujya mu itanura ry'umuriro. Bavuze ijambo nakunze, bavuze ngo Imana yacu ibasha kudukiza. Irabishoboye yemwe, mu bintu Imana ishoboye yagukiza buriya, ubwo ni ku bushobozi bwayo. Imana yacu ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza, reba ubu uri umurokore rero, iyo ugeze ku rwego uvuga uti ibasha kubikora, ariko nubwo itabikora sinakora icyaha. Umva uwo muntu yarirundumuye, yimariyemo Imana. Imana yanjye ibasha kunkiza, itagukijije nitankiza ariko sinayihemukira. Icyo akabiri ababwiye, mugiye mwirundumurira mu Mana, muyizere, mukiranuke, mukore kandi ibyo mukora bigaragare ko ari byiza. Icya gatatu, gusenga. Uriya abantu gusenga abantu basenga hari igihe umuntu batekereza nk'abantu babaswa. Hari igihe umuntu usenga bamwita umuntu w'injiji, w'inkorabusa, wabuze yajya, ingorwa. Ariko nta muntu wigeze aba intwari n'umwe muri Bibiliya utajya usenga. Ni Aburahamu, ni Yakobo, ni Isaka, ni Enoke, ni Eliya, ni Elisa, ni Pawulo, ni Yesu, n'indi. Iyo umuntu akijijwe gusenga kabireka aba ameze nk'umuntu utagihumeka. Umuntu udasenga aba ameze nk'umuntu batiza umwuka w'umugurano. Umuntu basengera atajya asenga aba ameze nk'umuntu bazanye bomboni yende yo kwa muganga bakamucomeka ibyuma mu mazuru ibindi mu mbavu ngo abihumekeremo. Umuririmbyi yavuze ngo abanga Imana ntibagire gute, ntibayisenge, bazapfa bose be kwibukwa. Iyo usomye 5 muri Yakobo 17 haravuga ngo Eliya ari umuntu umeze nkatwe. Ndashaka kubabwira ngo niba mushaka ko kuzakomeza iyi nzira ntimukwe, iyo tugiye gusenga tugiye gufata amavuta, kuko imodoka zinywa amavuta kuri station cyangwa se bateri zikoreshwa bateri. Iyo umuntu ari gusenga aba ari kuri charge, aba yacaginze. Uzarebe telefone yawe nubwo ari nziza gute, ikora ibintu byinshi, cyangwa se computer, ariko usanga buri munsi ucungana no kwicaginga, ugenda ucungana n'umuriro aho ugeze. Abarokore badasenga ndabwije ukuri ntibazatenda muri iyi nzira. Cyatatu ndabinginga ngo muzakomeze gusenga, muzabikora. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, nta bwiza kwigagizaho yaye. Ipfukamira uyisenge, uyibwira ibyawe byose, izasubiza maze. Niyambuye umubiru, nambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzasezera kubi byiza. Azasezera ryari? Gusenga konje mwumvise ari ryari? Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudafiteka, ngo nzasezera ibihe by'iki byo gusenga. Ngewe yo nsenga sema nkeneye comment iri negative cyangwa iri positive. Sema nkeneye umuntu nshima. Ngewe ndi gusenga sinkeneye kunshima, sinkeneye kungaya, ntacyo nkeneye kumva, kuko mbwira ndamuzi kandi icyo ndimo nzi icyo ndi gukora. Iyo ndi gusenga ntabwo mba nkeneye ko umuntu afotora cyangwa se nje gutanga amatangazo ko nasenze. Mba nzi ikiva mu gusenga, ngenda bizi. Niba utabizi ngenzi ikivamo. Ngewe nzi nzasenga, nzakomeza gusenga, nta mwanya wamba.
nge nta mwanya umuntu yampa ngo mvuge ngo nabuze umwanya wo gusenga. Reka uko nzamuka mu ntera niko mamenye ko ngiye ahantu hari umuyaga mwinshi, hejuru haba imbeho nyinshi, burya hasi harashyuha. Uko ugenda uzamurwa mu ntera, ugira amafaranga menshi, umenyekana, ubigitangaza, ubana n'abakomeye, niko usanga umuyaga hejuru. Ariko iyo ukomeje gusenga agashyuhe karaza. Niyo mpamvu Yesu akora bwaba nimugoroba akajya gushaka Imana. Muzakomeze gusenga. Amen. Hano ntibambwiye ngo amasengesho ejo ngo arakomeje. Oya, amasengesho ejo arakomeje. Nta konje tugire iki yo gusenga. Ariko ku byo gusenga rero ndabagira inama, muzasenge mukora kandi mukoremo. Umuntu usenga adakora ntarama, arasenga inzara ikamurirayo, kuko buriya gusenga ni interuro 3. Matayo 7:7 aravuga ngo musabe muza, ubwo si ugusenga uko, mushake muza, mukomange muzakingurira. Abarokore benshi rero baragenda bagasenga, ariko bakibagirwa ibindi bintu bibiri. Ibihe? Gushaka no gukomanga. Murabona nubwo turi hano muri aya materaniro, twambaye umubiri urya, twambaye umubiri unywa, dukeneye kwishyura inzu, dukeneye kugenda, dukeneye kwambara. Impamvu muri hano nuko hari amafaranga mwakoresheje ngo wambare, ukarabe, ubeho. Iyo usenga ntukore umara iminsi mike, iyo ukora udasenga nabwo ufite ikindi kibazo. Niyo mpamvu tugiye gukora icyo bita balance. Tuzajya dusenga tugira gute? Dukora. Kandi dukora tugira gute? Dusenga. Hano Gisenyi mwateye imbere, mufite ikoranabuhanga riba ahantu hake. Buriya iriya bonema ibyo bita mixera turayishyura kugira ngo umuntu agiye mu kazi tumuhe linki abashe gusengana natwe. Turabyishyura ku mwaka, twishyura miliyoni. Niyo twishyura uriya murongo dukoreraho, miliyoni niyo dutanga ku mwaka. Noneho rero ufite telefone yawe irimo WhatsApp, ushobora gushyiramo iyo linki ugacuruza uri gusenga, ukumva abandi uko bimeze. Niyo mpamvu mbinginga ikoranabuhanga ntimuzarizimye, muzakomeze kurikoresha. Miliyoni muze muyitanga buri mwaka, nyine muyabonesha nyine, kuko uwakoze iryo koranabuhanga nyine yarikoze araryishyuza. Mujye musenga, munakora, mukore mugira gute? Musenga. Gusenga rero ni bitatu: ni ugusaba, ni ugushaka, kugira gute? Abantu badasenga Imana rero, abo twita apagani, bo bakora ibindi bibiri, bakora ibintu bibiri. Mumbwira ibintu muri bitatu bakoramo bibiri. Ni iki bakora? Gusenga ni amagambo 3. Maracyayibuka? Musabe, mwansubije. Musabe mushake mukomange ku rugi. Si amagambo 3. Ni ayahe? Gusaba, ukomanga no gushaka. Noneho rero abantu badasenga bakora mwabiri. Ni ayahe bakora? Barashaka bakanakomanga. Bivuze ngo hari ibintu bura dusengera, ari ugasanga kubisengera ntibihagije, birasaba ko ugira kugira gutegu ushakisha. Kuko iyo usenga bisaba ngo ubwo nasengeye iki? Akazi. Aha, none ko agasengeye kari mu rusengero, kari mu cyumba, ugomba gushaka ukabaza abantu. Byaba ngombwa niba ari abakomanga ugakomanga. Muzasenge mushakisha, musenge mukomanga. Abapagani baravuga bati gusenga si ngombwa, ndashakisha ndakomanga, bakabikora. Bibiri kavuga ngo abo bantu banga Imana. Wongeyeho no kudasenga, bababwiye ngo bazapfa gutebe. Byo bashatse babibonye, bakomanze biremera, ariko bakuye mu Imana. Mwe muzakore balance rero, mushake, mukomange, munasabe. Nababwiye ko babwira bitanu. Cyamina cyakibuka, ntimuzitiranye n'Imana. 2, kwizera niko navuze gusa se, muzirundumurire Imana. Imana muzayizere n'umutima, ngo uzizeze Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Muzizere Imana mu mariremo volume. 3, muzashake, muzasabe, muzakomange kandi muzashake. Ngeze ku 4 ko ni amagambo ndi kubabwira, kuko naho uburenganzira bwo kuyababwira umunsi. Kuki muraza hari undi muntu muyatega amatwi? Burya amagambo ya nyuma bakomeye. Niyo umuntu atashye
bamuherekeje babaza umuntu wari umurwaje bati uwo muntu ajya kugenda yavuze iki? Ibi ndi kuvuga rero bizagufasha. Mwabyumvise? Nimukira ntimuzareke gusenga, nimukomera mu nzego izo arizo zose Imana ishobora kuzabazamura ikabicazanya n'ibikomangoma. Naje kubona ikintu, hari ijambo bita victime. Ni ijambo mwese muzi. Victime ni umuntu warenganye, ni umuntu wabirenganiyemo. Namaje kubona Imana yacu ijiba victime. Victime ni kuba gute? Iyo umuntu abonye amafaranga abwira Imana ati urabizi wa Mana we, nta mwanya mfite, mvuye kuri duwane niruye mpagaze, mvuye Majerwa, ntago ngusenga. Ubwo ntibirenganiyemo. Iyo umuntu akomeye abwira Imana mfite akazi kenshi, mfite inama zidashira, gusenga Mana urabibona nawe ntundenganye, waranakampaye, waranabimbwiye ndi mu musozi, uramenye kanisinzirire. Hari igihe umwuka arabwira ati byukusenge, otambabara wa mwuka we, ushaka abantu biri bicaye ari bubwira. Imana ikaba victime. Ariko Korneliyo yari umuntu ukomeye, yari umuyobozi w'ingabo, afite igisirikare cye, ngo yubahaga Imana nabo mu rugo rwe bangahe? Kapiteni w'ingabo za Italiya zo mu Butaliyani. None Daniel yari minisitiri w'intebe, yajaga asenga 3 ku munsi nk'umwakire y'imiti. Byo kunywa imiti ati kamwe mu gitondo, saa 6 nimugoroba. Daniel mu gitondo na nimugoroba na saa 6. Kandi akabikora bibujijwe. Gusenga nta muntu uzaguha uburenganzira bwo gusenga. Nta muntu numwe uzigera ababwira ngo mujye gusenga. Gusenga ni ukwiba, gusenga ni ukonesha. Konesha ni ibintu bitemewe. Kera kwaga dufata amatungo tukayashora mu mirima y'abandi, twabonye amatungo atahaze tukavuza uti ntihahandi bizambaho bizambeho, kashora mu murima w'abandi. Gusenga rero nta mwanya wo gusenga uhari. Duhora tunaniwe, duhora dushonje, duhora dufite excuse, duhora twisobanura. Imana ikaba victime. Ndabinginze nimugira akazi kenshi ariko muzasenga cyane. Nubona ufite akazi kenshi uzamenye ko Imana ikubwiye ngo senga cyane. Nubona ubabaye nka Yesu igetsemani, ukabona urababaye imbere yawe hari amakuru, hari urugamba, hari intambara, zabikubwiye ngo genda ujye gusenga cyane. Nubona wakize ufite amafaranga, nutarindisha amasengesho, amafaranga ameze nk'akanyoni kashobora kuguruka hano bwacya kakajya. Burya amafaranga abantu batunze bayakuye ko yagiye aguruka ava ku bantu abirundaho. Ni nako mu gitondo haza umuyaga uvuga ngo ntumenye yagiye. Nubona ubonye amafaranga uzayirindisha amase, nubona ubonye umwanya w'icyubahiro uzawurindisha amase amasengesho. Muremeye musengere mwabagore mwe, abakobwa bakira, abakobwa barasenga cyane. Bagira mu ngo bati po nibone uyu mugabo sicyawe, mfite aho ndaha, mfite imfunguzo, ndibyariye, mfite ubutaka, mbetse n'umwana. Umwana wawaza kugeza kuri. Umva nkubwire, niba utwite uzasenge, niba wonsa uzasenge nk'uwonsa ariko usenge, niba utwite uzasenge nk'utwite, niba ufite akazi uzasenge nk'ufite akazi, ariko ntuzakuremo gusenga. Imana ntizabirenganiremo. Icyakane rero Yesu ashimwe, gukora. Kugira gute? Gukora. Nusoma muri Matayo ibice 5 umurongo wa 16 n'uwa 17 haranditse ngo uko abari ku mucyo wanyu ugaragarira bose, nibareba imirimo yanyu myiza. Bahere ko bagire gute? Nibumva muririmba bavuze kuririmba, oya bavuze kwigisha, kareka ni bande kamaze urebye iyo nteruro. Nibareba ngo uko abari ku mucyo wanyu ugaragarira bose. Bose harimo n'abatizera, n'abatizera barimo. Uko abari ku mucyo wanyu ugaragarira bose, nibareba imirimo yanyu myiza. Bare ko bahimbaza so hehe? Nigitumye bahimbaza Imana. Imi ngiye kubabwira ngo abarokore imwe, ururimi si yumva isigira gute? Ni imirimo. Ndi kubasaba hani Gisenyi, hani wanyu hari umushinga kwa dufite, ariko umuntu muzawukora kwagomba gutangira muri uyu mwaka wa 2026, abandi bazawushyira mu bikorwa, wa miliyari 2 n'igice y'amanyarwanda. Kubera iki? Dufite ubutaka hani Gisenyi
hegitari 12 mujya mubona ibizu by'imyanda biri hano hirya biri ku muhanda, mukabona ibintu by'ibikamyo n'ibintu by'ibihuru biraha. Hano hakurya hari ikibuga cy'indege, hano hari kampani yitwa Kagera Aviation zandi zitwara ba mukerarugendo. Mu minsi vuba, minsi ya mike irabiri hano vuba cyane ikibuga kiraba gikozwe. Muratekereza ko nidukomeza kwicira muri ibi bihuru n'ibyanda hagaca abantu bari mu ndege, yuri mu ndege yugiye kugera hasi uri kureba bazarunguruka babona ibihuru by'ibyotsi by'ibishingwe, batisi ibintu nibyo mu mujyi n'ibyahehe. Ngoya tuvuga mu ndimi nyinshi, twuze umwuka wera, wacu ni mu ijuru, wanyu ni mu ijuru. Isera kunaniye kuyikorera isuku, uzajya mu ijuru se bazakwakira? Ntabwo bakwakira. Kereka niyo mpamvu ndi kubinginga, umurokore wese agomba gukora imirimo umupagani yahagera akavuga ngo iyi niyo Mana. Haleluya. Uzi kuba utagira tuwarete uravuga mu ndimi nshya, umwuka wera se numva atakwigendera. Nigeze njya ahantu hamwe korara amahoro, sinzi niba yaje, ishaka kubitaje, nsanga bari kuririmbira ahantu bari bambwiye ngo mushumba ngo tubwire ijambo ry'Imana. Nari mbasanze ahantu bakubuye ibintu by'ibishi n'imikubuzo, bahagarara mu bintu byimeze nk'ibisogororo, ngo nivuge Imana. Ntihaga Imana yakumva rwose, nta Mana navugira hano. Korera amahoro nuko itari hano. Batise pasi ntago nsenga nti oya, mushaka kunteranya n'Imana. Uwe muri uyu mwanda wasenga koko? Bwakiye mu gitondo bahakora, muzajya hari inyuma mu gikari aho bajyaga barepetera, bahashyira agasima. Ngarutse ntihahugura unajya narizamura, nibura ntajya nasenga. Haba mu mwanda ngo murasenga, ntubugira tuwarete, nurangiza ngo haleluya ngo amena. Utagira wese reka igikoni kiranuka. Ngewe ugiye kumpa ibiryo mbanza kureba aho wabitekeye. Ngewe ntabwo bimbera muri salo nyerekaho inkono, ndebaho ibiryo bitekeye, ndebaho ubikuye. Ibyo bivuze iki? Iyo umuntu mwitu wisi, uwo mwitu umupagani, agasanga mutuye mu mwanda, agasanga amenyo yanyu ntago muyoza, nimujya mwoza amenyo, agasanga nimujya muca inshakwa kandi mu mashango kubyina umumeze mutya, ugase asone tagafashwa aragwa. Abo ngabo mwita abapagani bo ibe muririmba ntibabyumva. Izi ndirimbo ni izanyu, nibe mvuga ni ibyanyu, ariko nshobora gukora ikintu umuntu wese akavuga ati wa hano hari umuntu aciye hano kandi umuyisilamu yaciye hano gutya aha ngaha, ntiyarazi ko ni kumwumva, yari yambaye abayisilamu kurya bambara, aca hano amanuka hariya ajya hano, wabona hari akarangira avuga ngo kwenga bapande kote none ngo ndabona ngo barasiza akarangi. Data we, urumva nyine bazi ko umwanda ari uwacu. Undi muntu nawe yaciye aha ngaha, ariko yari umukristo wacu, yari yaragiye ahantu kure, ukiye aragaruka araza arambwira ngo pase ngo barakore ngo dore icyo mfa nabo ngo ntibareba kure. Ese twakoze iki? Ati hano habaga ikibanza, none dore umukire yacyubatsemo, ubu muzamukimukuyemo koko? Ubwo ujya mvuze mwabyumvise ngo ubu butaka buriya nyine buri muri iyi nzu ngo harimo muri ADPR, batuzi ko tudashobora na rimwe gukora ikintu kizima. None arambwira ngo uyu mukira wubatse hano mwabuze yo kumugurira, none muzamukimukuyemo. Namubwira nti nitwe mukire, ntawe n'umukire wako twaye nitwebwe. Niba reba imirimo yanyu myiza, bareko bahimbaza so wahehe, ibyo mubikore mu ngo zanyu, mubikore ku rusengero, bizatuma Imana ihabwa iki? Icyubahiro. Muzi ko abantu bajya baza hano, hari umuntu waje hano avuye Ngororero, aza yiba ari mu masengesho, ahita avuga ngo arebye aya matara ari kwaka ngo Mana yavuze ngo iki? Wari uhari? Yavuze ngo iki? Yamubwiye, yaravuze ngo ariko ngo hasi mu ijuru koko. Urumva bitewe naho avuye kandi afite Imana, asanze amatara kati ariko hano si mu ijuru, bagomba ko ari mu ijuru. Bene data abanyagisenyi, muri kwitambaro byabaga muri rusengero, ntago mugiye kivara kikagera aha tubihindagura. Iyo tuceceka ntitubibwire, tuba tukicaye hehe muri ibyo bintu, ntago mubizi. Ndabasaba rero kwa kwizera mwakoranye, ndashaka kuzanya nsanga muri abantu bafite ibintu nibarebe imirimo yanyu myiza.
apana ibintu bito, apana ibintu bitoya. Ntukaye musengera ibintu bito, mujye musengera ibintu biri smart, ibintu binini bisa neza. Hano habaga ikizu yanyibuka kibamo n'ihene, kabona agahene karaje kinjira mu nzu, iki kintu weza tawe y'inzu ati inzi yakirishura iduhira y'itanu ndeto y'itanu n'amahurunguri y'ihene tanu. Aha abantu b'Imana bahuriye kwe kuba ari smart, parikingi nziza, toilette nziza, amenyo mwayogeje, inkweto zisa neza, abagabo amasogisi yange taracitse, amanungu ubona amanu n'agatsinsino. Mbese kuri umuntu smart, haje wajya kwa muganga bigutunguye batekuramo inkweto irahenda, amasogisi agura 500, bagasanga amanu yose ari hanze, bati se iri koto rikuye nizi nkweto. Mwabagabo mwe ugasanga wagura bapande kote, igitambaro gihoramo ngo n'umunyamwuka, ariko gikuyemo atavuga ati ewana mpagatambaro ntemo n'ubundi nakererewe shiriramo ngende. Ibaza Yesu ajakariye mu mutwe waje avuga ati wese nkujyana mu ijuru ugumye hano ntiwakarabye ntagujya mu ijuru, mujye musokoza mubone kwambara ibitambaro. Mwabyumvise? Yesu abaho umugisha rero. Cyambere mu cyakibuka ni igiki? Kutiteranya niki? Kabiri kuyi, gatatu guse, kanegu gukora n'ubundi murakora. Hari ikintu mutamenye ni gukora ibintu biri murebe ikintu muzakora, umuntu utizeye akavuga ngo iyi niyo Mana nzakorera. Namwe murebe Eliya yaravuze ngo Uwiteka bimenyekane ko ari wowe Mana, ko nanjye nkoze ibi nk'umugaragu wande wawe. Bayibonye baravuga ngo Uwiteka ni we Imana, wowe mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu nzu yawe, uza Imana izagukoresha ibintu, igukorera ibintu umuntu wese ubirebye avuge ngo iyi Mana y'abarokore niyo nzakorera. Arebye ukuntu ingo zanyu zibanye neza, ukuntu mugira ubuzima, mugira gahunda, avuga ati iyi Mana y'abarokore niyo nanjye nzagira gute nzakorera. Amen. Icyanyuma rero ngiye kukibasaba, nta kujya impaka, mukundane. Mugire gute? Umuntu udakunda mwene se akavuga ngo akunda Imana arabeshya. Niba udakunda mwene so mubana ukamwanga, ukamuvuga, ukamwandagaza, mukundane. Kuko umuntu udakunda mwene se akaba ngakunda Imana bari kubeshya. Ndabifuza gukundana rero, mugakundana. Yaravuze ngo icyerekana yuko muri abigishwa banje nuko mugira gute mukundana. Ngomba itegeko risumba andi mategeko yose, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, kandi ukunde n'Imana. Ariko ndabinginga hano Igisenyi mugire gute mukundane. Murabinyemereye? Mukundane. Ndashoje rero, tukitaranye n'Imana ni inama nkugiriye. Kabiri, ujye uyizera umariremo volume. Gatatu, ujye uyisenga kandi uyambaze. Kane, uzajya ukora kandi ukora ibintu bindashyikirwa. Gatanu, uzakunde mwene so, bizakugirira akamaro. Ko numashaka gusenga se nkabasezeraho. Muremera amasengero isengesho ngihagaze hano, isengesho ryanye ko numva riremereye, isengesho ry'umunsi wa nyuma numashaka gusenga. Mu gusenga kwanjye rero k'uyu munsi nsoza, ndabanza nsengere umuntu waje muri amateraniro afitanye ikibazo n'Imana. Kijya nahereyeho, ushaka gusanga umuntu yicaye hano bafitanye amakimbirane n'Imana, kandi ibyo wakoze nta n'umuntu wakubonye. Impamvu mbinginga kutiteranya n'Imana nuko hari ibyaha mukora mu ibanga, ukabura nuko byihana, ukabura nuko byatura, kubera ko abantu bakuzi nk'umuntu w'Imana witeranyije n'Imana. Ariko iri teraniro ndashaka gusangira umuntu waguye cyangwa utazi Yesu, akaba yaje akavuga ati nkurikira abarokore. Ariko umuntu ufitanye ikibazo n'Imana mubone hano. Umuntu umva afite ikibazo n'Imana, hari igihe bibaza ngo ibyange byageze gute, ngo kuki bitemera. Bibiliya ikavuga ngo amaso yanjye aracyabona, amatwi yanjye aracyumva, amaboko yanjye aracyakora, ibyaha byanyu byatumye ntakibareba ntakibumva. Ninde muntu ushaka ko tumusengera uyu munsi akawugira umunsi udasanzwe ku buzima bwe, akunga kuyunga n'Imana, kuko umubano wawe n'Imana urimo ikibazo, kandi wabikoze wenyine, ariko Imana yaragufashe kandi Imana irakuzi. Tugusengera Imana niba uhari. Hari umuntu ushaka ko tumusengera,
kavuga ati ngiye ndumva nshaka ko musengera umubano wanjye warasenyutse n'Imana kandi waje. Ikimbabaje nuko waje wari uhari. Uyu muntu aje kwiyunga n'Imana rero. Mwego mugiye guseka mubonye aje, nyamara ibyo akoze arabizi. Uyu muntu azikumva. Tugiye gusengera uyu muntu kandi arahenda ku Mana. Hari ikintu umwuka yamwibukije. Niba nawe uhareka kwicara ku ntebe, uyu muntu umubano we n'Imana warangiritse kandi arabizi nuko byapfuye arakuzi. Niba ari wowe wenyine tuye kumusengera kuko uyu ngo arahenda ku Mana. Hari umuntu wundi usigaye muri amateraniro uvuga uti nanjye nubwo nicaye ibyanjye n'Imana ntibimeze neza pe. Nguno Imana ikubabarire, haguruka uze tugusengere nawe. Kakwihagarara hose. Imana urayikeneye none uyiteranyijeho. Genge ukora ibyo nsabwa mushumba. Iyi ntama niyi. Iyi ngiyi yahenda. Muri mbyavuze mwobo yacunguje amaraso nzi ko nanjye ndimo. Bashumba. Ntimusuzuguriye intama ngo nuko ari imwe. Uyu nguyu yazavamwe abantu benshi. Uyu nguyu akishijwe neza. Yazavamwe abantu benshi akavuga ubutumwa ku bwego bukomeye. Reka dusenge Imana. Bonye na muzehe yaje. Muzehe. Deni akwise koko muzehe nyaruka. Munupfukame hano. Ipfukamira hano. Imana de imyaka usigaje ku isi. Ngwino. Wo ntihagera nta musengeye. Iyo mbonye abasore ndishima. Muzi impamvu ako nababwiye impamvu. Mubizi se? Ntago muzi ikintu cyakimbaye hose mbonye abasore. Mbabonye iki? Abakwe. Nabona abakobwa bapfukamye hambonye abakazana. Ntago uzi ko bikora. Wese worerekanywe. Uriya baramwerekanye. Sanaje kubwiye. Ngwino tugusengere. Reka kwicara mu mwanya wawe ngo wihagarareho. Umva njaruka. Reka abantu ndagira ngo mwese muce bugufi mwe kuri abantu bagiye kuza. Hari abantu Imana iri kumbwira ko bagomba gusenyega uyu munsi. Nyemerera ntajye umuntu yeba wowe reba mu mutima wawe nawe ntihorohewe. Ngende wowe uri kureba iki se? Hari abantu Imana igambiriye guha ubundi buzima bitandukanye n'Imana bakora icyaha. Ariko Imana kuko ibakunda irabahamagaye ngo muze mufukame. Uyu muntu ugapfukamye rero dore babaye benshi. Iyo mbonye abasore we mbamona bavuye mu biyobyabwenge, bavuye mu busambanyi, bavuye mu businzi, mbamonye Imana yungutse abantu bazatinda ku isi bakayikorera. Zamuri sengesho kuri aba bantu. Mana turagushimiye. Uri umutunzi w'imbabazi. Kandi imbabazi zawe nizo zitubeshejeho. Ariyo mpamvu kubw'uyu mwanya mwiza w'umugisha, umwanya udasanzwe, aba ni abantu bawe bafashe icyemezo gikomeye. Aba ni abantu bawe basenyeye Satani. Aba ni abantu bawe bifuje kwinjira mu murongo mwiza w'Imana. Aba ni abantu bawe bafashe icyemezo cyo kugendana nawe bakakwemerera ukababera Imana bakakubera abana. Ariyo mpamvu natwe bamaze gupfukama imbere yawe turabasengeye, turabingingiye, duhamagaye imbabazi z'Imana, duhamagaye ubuntu bw'Imana, duhamagaye gukora kw'Imana, duhamagaye ubutatu bwera bw'Imana. Ubeze, ubatunganye, ubaboneze, irengagize kujijwa kose bagize. Imbabazi zawe no kugira neza kwawe kubw'umwanzuro bafashe wo kukwemerera bakagendana nawe basenyeye Satani ku mugaragaro. Ariyo mpamvu tubingingiye kugira ngo amaraso ameneye ku musaraba igorogota nabeze rwose, nababoneze rwose, kandi ubwo umaze kubeza no kubatunganya tubasabiye imbaraga zituma banesha icyaha, tubasabiye imbaraga zituma bagendana nawe, tubasabiye imbaraga zituma bahishurirwa iby'ijuru. Kandi turabingingiye kugira ngo uhereye uyu munsi ubwo bafashe icyemezo, reka umwuka wera w'Imana abamurikire. Turabasengeye, turabingingiye, kandi tugukomeye mu mashini mundu kuko wakuye mu bubata bw'abasatani ukabazana mu murongo wawe mwiza. Turabyizeye kuko uzababashisha, kuko uzabashoboza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Magucyo mu myanya yanyu abatarabatizwa, hari utarabatizwa muri mwebwe utabatije ushaka kwigira umubatizo.